gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize ni Murati yaramaze kubwira Jinta ko atwite ndetse yararimo amucyurira amumenyesha ko we rwose akuze ashobora no kutazabyara agomba gushyira hasi agapira ahubwo noneho bakaba baba bakeba beruye kandi bibiye byose. Ese ni Murati na Jinta koko baba bagiye kuba bakeba? Jinta se ubundi yabyakiriye ate? Aho yaba ari burakarira umugabo we Lucas nangwa ntazamurakarira? Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Jinta ndetse na Murati. Jinta yitegereza Murati amuhera kurwara akamugeza ku musatsi. Ubwo ati nibyo byari bikuzanye se? Yo impundu rwose wawe, urahirwa rwose mukobwa mwiza ko utwite. Disine n'umugisha. Uzi ko ari byiza? Mbega ndabikunze kuko se uratwite. Mbega inkuru nziza. Rero ndagira ngo nkumenyeshe itanga urubyaro naho yagiye. Yahaye Anna umwana w'umuhungu ikamukiza umusonga wa Penina. Naho yagiye kandi yakoraga cya gihe n'ubera cyakora. Yahaye Sara umwana ku myaka ya 90 ikifata mu bukecuru bw'ikamuhereza Isaka. Imbaraga yakoresheje icyo gihe imuhereza Isaka naho zagiye n'uyu munsi iracyazifite. Ubwo rero nzi ibintu uri kuvuga ibyo ari byo. Imyaka ni imibare Diana. Iyo ngiyo ireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishyanga rinini cyane kandi rikomeye, ikareba abo ngabo bavuze ko batazabyara ntacyo bazimarira, ikabaha kubyara bagaheka. Iri mu ruhande rwanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo nge ntabwo bafite bwo gutwita nangwa se kudatwita. Na mbere hose nabinyuzemo nzi uburyo ubaho iyo wabuze urubyaro, nzi n'uburyo bimera gutwita. So rero ntago ari agashya wadukanye inshuti yanjye. Ikindi nenda kukubwira rero, ikindi nenda kuvugana nawe right now, nunyemerera ubizirikane ubishyire muri uwo mutwe wawe. Kuba utwitiye umugabo wanjye si igitangaza, nkuko nanjye wenda nari kwisanga ntwitiye Robinson. Anyway, nasanze uri mu rukundo nawe yaje gusanga ndi mu rukundo n'undi muntu. Mahirwe wenda ngewe nagize sinigeze ndyamana nawe. Kuba rero yarananiwe kwifata imbere y'umukobwa mwiza nkawe ni Murati ntago ari igitangaza, kandi ibyo sinabivibera umugabo wanjye. Ahubwo nakuveba wowe nyamukobwa wemera ukihandagaza ukaryamana n'umuntu uzi neza ko atari umugabo wawe, uzi neza ko mutarabana. Ese ubundi icyizere nk'icyo mu gikure cyo kuryamana n'umuntu mutarabana mutaranarushinga nabura ngo wizere ko azaba umugabo wawe? Ese reka nkubaze mama shenge mukobwa mwiza, ko uyu munsi zikomeyeho ukaba utwite inda y'umuntu utazigera uba n'umugabo wawe. Ndagira ngo ngutangarize ko uwo mwana utwite ari umugisha kuri njye na Lucas. Ntago nitaye niba rwose ari uwe nangwa atari uwe, ariko wowe n'umutima wawe niba wemeza ko ari uwe, ya ni byiza. Ahubwo gira vuba umubyare, numara kumubyara umutuzanire umwana aze mu muryango. Nzamukunda nka mama, nzamuha agaciro, nzamuha buri kimwe cyose akeneye, kandi umuri umwana we nzamufata neza. Kwanza ntazabukira uwawe nagera hano azaba ari uwanjye. Ahubwo wibare bambe umukobwa mwiza, nukuri yari kumbera umugisha. Ibaza ariko disco ngiriye neza, uziko wari unamfitiye nimuwe ko nazabyara none ukaba umbyariye mu cyimbo. Oh wow,
cyari kuzaba ikibazo iyo tubaho ubuzima bwacu bwose nta mwana nta n'uwo tuvuga ngo nabura aya ni amaraso ya Lucas. Ndagira ngo mubwire ngo niba nkunda umugabo wanjye ntabwo nshobora no kwanga amaraso ye, kandi icyo cyo gishyire mu mutwe wawe, in your mind, ugende ubisetingemo, wumve ko njyewe Jinta ntacyo bintwaye kuba utwitiye umugabo wanjye, ahubwo byaba byiza ubaye utwite nk'impanga, byaba byiza rwose unabyaye ukongera ukabyara n'uwa kabiri nawe akaza akajya mu bandi. Hari icyo bigutwaye? Ndatekereza rero niba ari byo byari bikuzanye, murakoze ku makuru duhaye, kandi murakoze no kuba mutwitiye umugabo wanjye. Ahubwo ndaza kumubwira atangira ajya kuzanira imbuto, anakwiteho nyine tunga umugore utwite, nanjye nzagerageza. Ndetse ariko ndashaka kuvuga ko ndashaka kuvana undi ati nta kibazo, aho uryamye simba ryama, umugabo wanjye nakureka uzahabe, nabona bikwiriye azagushakira ahantu ujye kuba. So I don't care. Icyo nditayeho kano kanya ni njyewe n'umugabo wanjye n'uwo mwana wacu dutwitiye. Ayo ni amaraso y'umugabo wanjye Diana. Maze utangire wigengeseranye, wirinde ibintu bidafite umumaro utazamuhungabanyiriza umwana, sibyo se mukobwa mwiye? Kandi rwose much respect kuri wowe, bizu wibare rwose, nguhaye ibibizu byinshi, uri imfurakazi rwose, mbega ukuntu uri umwana mwiza. Maze uwo muziranenge ujye wigengesera atazahungabana, nzabiguhembera mu mama shenge. Nyamurata umujinya uramwicara akitegereza Jinta, arikubita akagenda yibaza ubundi uyu muntu ni gatiki, ese ubundi uyu muntu ateye ate? Nakoze uko nshoboye ngo ndebe ko murakaza, ariko wapa. Abandi bagore babwiye ngo utwite inda y'umugabo wabo barasara bakabwanuka, ibyo nashakaga sibyo mbonye. Tangira kwibaza kuri Jinta, tangira kuvuga uyu muntu afite umutima nk'abandi, umutima ujya ubabara, ubundi ateye ati. Aragenda byose akabiganiriza mama Lucas. Mama Lucas n'umujinya mwinshi, ahubwo akubwiye ngo iki? Udatarambwiye rwose nuko ntumvise, ariko reka njye kwibonanira n'irashya. Aragenda agakomanga, Jinta atari ko se ni mura, uragarutse kandi hari ikibazo ugize se? Nyabuneka mbwira niba ari umwana uhungabanye mu nda, aho ndabyuka nze ngufashe. Nyirabukwe atenda hano se nyine, fungura ibyo ufungura, ndavuze ngo kingura. Jinta arafungura akavuga ati mama ni wowe se? Ndatari kigenda kwiyamiye nkubwira ko udakwiye kunyita mama, ntiwumva njye ntabwo ndi nyuma. Uva ryari ndi mama wawe? Ndi mama Rurayira na Lucas n'abandi nabyaye, mu bana nonyeje nangwa mu bana mfite bambaruye banyanditseho. Wigeze wumvamo izina Jinta? Sindi nyoko. Ndatari ko se mukecuru ujya uhindura? Ndata umukecuru ni nyoko, ntabwo ndi umukecuru. Jinta atego ko mama, uracyagira urwango nk'urwo wagiraga? Cyazi Imana ikwiye kukugenderera. Ngaho mbwira basi se tugufashe iki rwose mubyeyi mwiza? Nako mama Lucas. Ndati nje hano ngira ngo usohoke muri uru rugo, ni murata rwinjiremo. Ndatugize ngo iki? Ndavuze ngo zingutwawe twangushye ugende. None uri muri uru rugo ukora iki? Umugore ntubyara? Ni murati yatwitiye Lucas. Aho uri aho ngaho urati sumaze amezi 2 hano.
amezi 2 arahagije ubu wakabaye utwite hagase ubundi ko ufite imyaka nk'iyi cyiyoni aho ubundi ubwo uzabyarara ndagira ngo rero usohoke mu rugo rw'umwana wanjye umugore ubyara yinjire ntago nitaye ku bindi byose igihe umaze kirahagije ndatari ko noneho ndabona muri iki gitondo mubaye ba gato ubwo ibyo nibyo bikuzanye ndati ndavuze ngo nsohokera mu nzu y'umwana Jinta ati rero reka twumvikane uwo mubyeyi ndakubaha ariko ntuze gutuma mwubahuka ntuze gutuma nkora mu makosa nzicuza ubuzima bwanjye bwose reka twubahane nk'abantu bakuru wowe ntabwo ufite uburenganzira bunsohora muri uru rugo ikindi kandi aha ni iwanjye mama byibuke nako mama Lucas aha ni iwanjye ndajya ngo mbikwibutse so nta burenganzira n'ubu na buke ufite bwo kuza umbwira ngo sohoka genda gira utya wowe urinde sunsohora cyaza umunsi Lucas yahagaze ahangaha akambwira ati Jinta sohokera mu rugo aho sinzatekereza kabiri sinzigera nanamugora pe nzapakinga akana kariko kose kandi gende kuko mfite mu rugo ntago ndinzerereza ndati se wowe ugira mu rugo ugira aho uvuka ndati ndagira ngo nkwibutse ko uyu munsi mfite umuryango ndagira ngo nkwibutse ko mfite mama umagaciro kandi unkunda kuruta uko nanabikubwira mfite umubyeyi utameze nkawe nakifuje ko hari umunsi umwe mwazicara nabura akakwanduza ku mbuto nziza y'urukundo afite ugaha agaciro ikiremwa muntu ugaha agaciro abantu kuko nubwo wibeshya ngo ukunda umwana wawe uba wibeshya mu mutima ko ukunda Lucas umushakira ibyiza ariko maze kubona ko utamukunda ubaye umukunda wakunda ibyo akunda ubaye umukunda waha agaciro ibyo yahaye agaciro undi mu mujinya mwinshi akurura Jinta agatangira kumuniga kavuga ati henga nze uhereka aho mbera akaga undi atari ko se waretse kuniga kuri kumeza umwuka undi atereka nkunige nkwice n'ubundi narakwishe niwapfa nari nzi ko uzapfa ariko ntiwigeze upfa reka nkwice wenda ninshaka rwose njye kukwirega ubundi ko nari nzi ko nakwishe wagarutse ute ko nari nzi ko kapfuye kagarutse guta karozi kazi gusa akira harimo muniga Lucas ahera ko yinjira afite envelope agikubita mama w'amaso akabona ari kuniga umugore we Jinta ibyo yari afite byose ahera akabirekura aragenda agafata mama we amushyira ku ruhande mu mujinya mwinshi ariko akirinda kumukoraho arabanza akabaza umugore we amubaza tumeze neza shari ndati yego meze neza ariko ndumva ndi kubabara yarambejeje umwuka neza arantunguye iyo nza kuba nari mwiteguye ntago yari kuntiga bigeze aho ukazahira kagafata umugore we kabanza akamwicaza akamuturisha nyina bari aho ngaho byose abireba ahera akamufata ukuboko akamujyana ku ruhande akamubwira ati mama ndaguha gasopa nta bintu byinshi nshaka kuvugana nawe sinkeneye kumenya ngo wowe n'umugore wanjye mwapfuye iki ariko mama ndakuzure mama warambyaye warandeze ndabizi neza ko umugore wanjye utamukunda imipangu yawe yose na nimurate ndayizi
buriya nuko mba nakwihoreye ariko mama kuba ncecetse no kuba ndavuga suko mu mutwe wanjye harimo ubusa si nuko nafite inimba n'akababaro byo kuba na mama wambyaye ari ushaka kunsenyera mama nguhaye amasaha 3 ube wansohokeye mu rugo kandi sinongera kubigarukamo kandi ikintu wowe na Nimurati mujyana ntukasahera ko akigendera amusiga aho ngaho ndati naho njye maze ndebe icyo ngora uru rugo nzarusohokamo ari uko uwo mugore wawe yongerwa mugore yawe itakirurimo nzamutesha umutwe kugeza ubwo wazinze by'akagenda Lucas aragenda akegera umugore we agatangira kumubaza icyo yabapfuye na mukecuru ndakamubwira ati it's okay sheri byose ni amakosa yanjye iyo nza kuba nacecetse akavuga nkamwiyorera ibyabaye ntabwo byari bube mwihorere mukecuru mwihorere ahari igihe kizagera abone ko ibyo akora atari byiza so ndumva nyine atari ngombwa kumwirukana mu rugo ndaturi serious urumva uri tayari urishoho kumureka ndati cyane rwose ndi tayari ndatari kumumara kubangamira Jintato yamwihorere n'ubundi ngiye kujya njya mu kazi nirirwe mu kazi nzajya naha nimugoroba nahantu nzajya muhurira na mama wawe so ndumva atari ngombwa kumwohereza ngo ajye kwibanda aramutse agize ikibazo se ninde wamwitaho tugomba kwakira uko ari tukamenya nyine ko nyine ari umunyamushiha ari kuri yateye ariko maybe nizera kazahinduka turamutse tumwirukanye naho twaba dutandukaniye nawe neza neza twaba tumeze nkawe so mwihorere byose barabyemeranywa iminsi iragenda ikicuma Jinta akagaruka mu kazi agakomeza gukorana na Robinson mbese agakomeza gukora muri company y'umuryango wamwakiriye nk'umwana Lucas ntacyo biba bimutwaye umunsi umwe rero Jinta ari mu kazi afatwa n'iserere bari kumwe na Robinson bari barimo basangira undi nta kindi kintu akora ahera akamujyana kwa muganga hafi aho bagerayo bakamufata ibizamini ariko bagasanga nta kintu n'iki na kimwe arwaye gusa bakamuha amakuru meza y'uko umuntu iyo atwite inda akiri ntoya acika intege rimwe na rimwe akagira n'isereri ya hato na hato hakaba hari ibintu bimunanira ndetse bakamuha amakuru y'uko inda iyo ikiri ntoya izahaza umuntu ni amakuru avana kwa muganga Robinson akibyumva ahobera Kimi yishimye cyane akavuga ati ngiye kubona umwishwa mbega byiza masheri uratwite ntago nabyizera mbega inkuru nziza ibi bintu sindi bubiceceke ndabibwira mama ndate kandi ugira umuntu ubwo se urabumubwira ibyiki ndati nushaka ubivuga uko ushaka ariko ndabivuga mami ngomba kumubwira inkuru nziza amubwira ndi mukobwa wabuye rukumbisha agiye kuguha umukazana ibaza ukuntu mama yategereje ko dusaka yirwa avuga bakazana n'abana n'abuzukuru none sha buryo uri umutoni kuri we
ugiye no kudutanga kumuha umwuzuku ndatari ko se ubundi utegereje iki we washatse umugore ndatse sha ndashaka uwo nkuye Kimata ariko reka nkubwiza ukuri mbona Julie yari umwana mwiza ikindi kandi Julie yaranagukunda reka noneho mwibiri banga Robinson ati serious Julie yankunda mbona ari umwana utuje ukuntu nta kibazo hari ibiryiwe ariko sintekereza ko akunda njyewe Robinson ndati cyane rega twaraganiriye kandi ikindi mbona afite n'imico myiza nyamara wakikundira uriya mwana kereka niba hari abandi nyine utegereje ati niba umushimiye nka mushiki wanjye nanjye mbona Julia ntacyo atwara nanamutereta burya n'iki Kimarazega atari kuja uri igihoni anyumvira ngo wamutereta ahubwo bikore vuba uriya mwana rwose mbona yitonda yavamo umugore mwiza ngenda mugushimiye nka mushiki wawe atari kubwa ngubwo buriya mwari musanzwe mwaranyizeho datoya ntago ari ukukwigaho no kugutekerezaho gusa yarambwiye akagukunda rero wafatirana ayo mahirwe ahubwo ubundi wowe urabona udakuze urabona utezeho gusarura gira vuba twihera umukazana n'umwuzukuru da dataha tugutwite se ndagukizwa n'iki aramutwara akamugeza mu rugo Kimi rwose mu byishimo byinshi gera mu rugo asanga n'umugabo we yatashye ahobera umugabo we Lucas kamuga ati ko mbona wishimye ubundi se ko utigeze umwira ngo nze mucyure ninde ukuzanye ndatinzanywe na Robinson ati none ari hehe tarakomeje ati rata n'ibyo byishimo ufite uzanye na musaza wawe none se ubundi kuki aciye ku rugo ibintu ntago ari sawa nzamuca amande ati ibyo ni ibyanjye by'abaramunamenya ari ibikirabyo nakivangamo muzatane mu mashati nyine ubaze impamvu yaciye ku rugo ati byihorere ngize icyo ndi bamukorere ubu yantera umujinya nkamukurikira ati se ntawe ujya ukabanya akavuye ukasata ariko ko mbona wishimye bidasanzwe ni ikihe kintu kidasanzwe cyabaye ndahera kakamufata akaboko kambwa ati ngwino tugende nkubwire hafi aho ngaho ni Murati na mama Lucas baba bari kureba uko abandi batera intambwe bajya mu cyumba abandi nabo bayibatera inyuma ngo bajye kumviriza abandi bajya mu cyumba bagafunga abandi nabo bakajya ku cyumba bagahagarara ngo bumvirize Lucas ariko sindi gusobanukirwa why are you happy ndabona bidasanzwe wishimye bidasanzwe n'ubwa mbere nakubona unezerewe kuri uru rwego ndati be igitangaza Imana yankoreye si ikihe gitangaza ntago wambwira ngo wazamuwe mu kazi muri kampani y'iwanyu iriya ni kampani y'umuryango wumve ko ari ibintu byakunejeje wabonye akazi muri leta se datoya yewe none se leta yakugize minisita ugiye kuba minisita ati ngaho nyumvira kandi awugeze ndikubwira nta kazi nabonye muri leta uri gukomeza ati nabaye minisita ubwo nyine nabaye minisita mu rugo rwanjye ubwo ndi na minisita muri famiye yanjye ubwo atari ko se mbwira wintera amatsiko ndabwo atumva mubwira imbere yes fora ariko ndati ngaho nyumvira mu biro nize gufora ntibibamo wa mugore we mbabarira rwose winduhiriza ubwonko mbwira n'ibiki ndati mbere ndatwite tukasate guke oya bisubiremo neza kandi ubivuge cyane kugira ngo amatwi yanjye yumve ko ibyo yumvise ari ukuri ndati ndatwite ndatoya se yitage baby ndatwite ndatapana bivuge cyane Jinta seka aravuga ati baby ndatwite I said ndatwite
abivuga cyane, noneho n'abari ku muryango bakabyumva, bose bahera ko bifata ku munwa, bakava ku muryango. Nimurata ati mukecuru noneho katubayeho biturangiriyeho, niba iyi nshinzikazi twite, niba ingiye ngirwa mugore twite, birarangiye. Mukecuru ati ibyo gutwita kwe ntibindeba, iyi nda ntabwo agomba kuyibyara, ntabwo igomba kuvuka, tugiye kumuhaka aho dukora uko dushoboye, tumutege imiti iriya ndivemo. Se tuzabigenza gute? Undi ati abe ji ya hano mu nzu tuzajya tuyishyiramo imiti, twirinde kuyinywaho, ndabizi umunsi umwe azayinywa kandi ndayizavamo. Lukasi nawe ahobera umugore we mu byishimo byinshi, agahera akamushimira, ahubwo ati wibare gutwita mugore mwiza. Iyo niyo nkuru ubundi nziza nari ntegereje. Iminsi iragenda ikicuma, Murati na nyirabukwe baragenda kuko ibyo bapanze bakabikora. Amajuisi yose yaba yo mu kabati ndetse nari mu fridge bakayuzuzamo imiti. Umunsi umwe Jenta avuye mu kazi anywa kuri juice, nta kintu n'iki na kimwe yitayeho. Hashira akanya agatangira kuribwa mu nda ndetse agatangira kuvira ku nda. Ubwoba buramwica, nta kindi kintu akora, yinjira mu cyumba cye agafunga, agatangira gusenga, akavuga ati Mana, uri Imana yihagije, witwa ndo kandi ushobora byose. Njye nta bushobozi n'ubu na buke mfite bwo guhindura ibiri kumbaho. Uri Imana itanga guheka, ni wowe Imana itanga urubyaro. Kano kanya simbashije guhindura ibyo ndi kubona muri kano kanya, ndi mu buribwe bukomeye, ariko Mana ndengera. Kuri iyo nshuro sinshaka kujya kwa muganga, sinkeneye ko hari n'umuntu umenya ibyo ndi kunyuramo. Mana, niba uyu mwana naramutwise bivuye mu gushaka kwawe, uhagarike uku kuva mu izina rya Yesu. Mpagaze mu kwizera, ndarema igitangaza muri kano kanya. Nagusabye kunyiyereka, unyiyereka ubwo nari ndi muri gereza, ntazi inzira biri bunyuremo, ukora igitangaza nakubona. None Mana, n'aka kanya ndagira ngo mbone igitangaza cyawe, ndagira ngo mbone ugukora kwawe. Mana, undinde gusebera imbere y'abanzi banjye. Ndakwinginze kuri iyi nshuro, umpe kubyara, kandi umpe kubyara umwana uzabaho. Asengana umubabaro ndetse n'agahinda, akibutsa Imana byose, akibutsa imirimo ye akiri umukobwa, akavuga ati nabura Mana, ndakwinginze ibuka imirimo yanjye. Ndabizi ko utajya ukiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ahari wenda naba naragenze nabi, ariko nabura girira impuhwe uru rubuto ruri mu nda yanjye. Arimo asenga, ijwi ry'Imana riramusanga rikamubwira ati mwana wanjye, na mbere y'uko uvuga, na mbere y'uko utobora, mba nakumvise. Na mbere y'uko utoboza akanwa kawe ngo wature, byose mba namaze kubibona. Ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi humura, manukiye kukurengera. Iri ni isezerano ridakuka ngiranye nawe. Humura, uzabyara kandi uzaheka nk'uko nabikubwiye. Mwana wanjye, ndirahiriye, ntuzongera gupfusha, ntuzigera wongera kurira.
urira ngo ni ukubera umwana wawe. Ndabikoze ndi Imana yihagije, ndabikoze kandi uzaheka. Ntuzigera wongera gupfusha n'umunsi n'uyu n'umwe. Urubyaro rwawe ruzahabwa umugisha kandi nawe uzaba umunyamugisha. Iwawe hazaba amahoro masa. Abazagutunga urutoki bazaba barutunze mu mboni y'ijisho ryanjye. Mwana wanjye mpagurukiye kukurwanirira. Igihe kirageze ngo nkore ku buzima bwawe. Warababaye, wahuye n'akaga kenshi, waratotejwe, waranzwe, waratotswe. Igihe kirageze ngo nguheshe agaciro, bose babimenye ko ufite Imana ikora kandi Imana igukunda. Ndi Imana igiye kubana nawe, ndi Imana ikamije inyanja, ndi Imana yitamuruye, ndi Imana igukunda kandi ndi Imana iri mu ruhande rwawe. Ayo magambo yose Jenta arayumva, kavuga ati data, ibyo uvuze byose bingirirweho kandi nizereye mu bushake no mu gukora kwawe. Akomeza gusenga, ari nako abwira Imana kumuba mu ruhande ndetse ikamworohereza umusonga, cyane ko aba ari kuribwa bikomeye, ariko akomeza gusenga asaba Imana anayibwira ko yaba mu ruhande rwe. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Dusize Jenta ari kuvira ku nda, gusa asezeranyijwe n'Imana isezerano ridakuka. Imana imuhaye isezerano ry'uko azabyara kandi atazigera yongera gupfusha. Ese koko niko bizagenda? Byose rero tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane. Jyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.